tujye mu ntambara, be kwicara ku mazi Satana kiriho. Dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Mwaramutse bene data, dushimiye Imana iduhaye kuzinduka turi bazima, kandi turacyari mu kiganiro cyitwa umutsima wa buri munsi. Mwibutse icyumweru cya mbere twaganiriye ku ijambo ryitwa kwiragiza Uwiteka, akaba ari umenya ibibazo byacu. Dukurikizaho ikiganiro cy'amasengesho, dukurikizaho icyumweru cyo kwizera. Ubu rero twinjiye mu cyumweru cya gatatu cyitwa gukorera Imana. Gukorera Imana bisaba kwitanga, gukorera Imana bisaba kubikora ubikunze, gukorera Imana bisaba kuba maso. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 12. Twumve icyo Uwiteka Imana avugana natwe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Akira ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo ndashaka kukubwira ngo imirimo dukorera mu isi ijya yibukwa tukiri mu isi, ariko kandi zibukwa no mu ijuru, hari aho yandikwa. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo dore Yesu araza vuba azanye ingororano zo kugororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ngo ni Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso ye, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Muri iki gitondo ibuka gukora imirimo, ibuka gukiranuka, ibuka gusenga, ibuka kuririmbira Imana, jya wibuka gufasha abakene, jya wibuka kugaburira imfubyi n'abapfakazi, jya wibuka gutura Imana, jya wibuka gutanga icyacumi, jya wibuka kwitanga ku murimo w'Imana, ahubaka insengero n'ibindi. Jya wibuka kwita ku mugore umugabo Imana yaguhaye, jya wibuka kwita ku bana Imana yaguhaye, jya wibuka kubana neza n'abaturanyi. Muri iki gitondo Imana ikwibukije gukora neza akazi yaguhaye. Ibi byose birandikwa, iyi mirimo yose hari aho Imana yandika. Iyi mirimo yose izibukwa imbere y'Imana mu ijuru, bazayibuka bayiguhera amakamba. Ariko kandi na hano mu isi turi ijya yibukwa, Imana ikakugirira neza. Nkunda ijambo ry'Imana rya Tabita Dorcas, ndarikunda cyane. Ngo yajyaga aboha imyenda, Yopa niho yabaga, akaboha imyenda akayibohera abapfakazi, bakambara, bakambika abana babo, bakita ku bana babo badakozwe n'isoni. Igihe kiragira ngo ararwara arapfa. Bajya kureba Petero, intumwa Petero, baramubwira bati Dorcas yapfuye. Ariko disi yajyaga tubohera imyenda yo kwambara, akadukorera ibikorwa byiza. None turambara iki, turabaho dute? Ngo baramuririra. Icyamukamenya ko umuntu ukora neza abantu bamukunda akiriho ndetse atakinariho. Umuntu ukora neza ntiyibagirana, niyo ashaje ntiyibagirana, niyo apfuye ntiyibagirana. Ariko kandi n'imirimo myiza y'umuntu ituma abaho, igatuma arama. Ngo Petero yumva bari kumuha amapowenti cyangwa ingingo zumvikana. Uyu muntu yadukundaga, yatugiriraga impuhwe, kandi twe nta bagabo tugifite. Akatugaragariza urukundo, akadusura, akatuganiriza, akatubohera imyambaro yo kwambara akaduha. None yapfuye. Petero ngo abitekerezaho, yumva ibyo bintu birumvikana, ajya kubyereka Imana. Mbese ufite ibintu abantu bakwereka Imana bagusabira umugisha? Mbese ufite imirimo abantu bakwereka Imana bagusengera? Ni ikibazo. Aragenda Petero ngo aramusengera, amaze kumusengera
Peter Dorcas ngo asubiramo ubuzima arahumeka. Petero ngo amufata akaboko, niko Bibiliya ivuga, ngo abamuzanira ari muzima ahumeka, bashimira Imana. Hari igihe nigeze nandika indirimbo nyigisha korali niga muri kaminuza ivuga ngo mbese Imana n'abantu bazajya bakwibukira kuki? Imana n'abantu muri iki gitondo, muri iki cyumweru dutangiye twiga gukorera Imana, urabona bakwibukira kuki? Abo mubana bakwibukira kuki? Abo mukorana bakwibukira kuki? Kwitanga kwawe guhagaze gute ku murimo w'Imana? Guhagaze gute muri community? Uhagaze ute mu kwitanga mu kazi? Ufasha ute ku ruhe rwego? Inyuma yawe ugenda uhasiga iki? Muri iki gitondo ni umwanya wo kongera kwitekerezaho. Ufite uruhe rwibutso imbere y'abana wabyaye urera? Ufite uruhe rwibutso imbere y'uwo mwashakanye? Ufite uruhe rwibutso imbere ya fiancé wawe? Ijambo ry'Imana rikugezeho mu iki gitondo rikubwira ko burya imirimo myiza dukora yibukwa. Berutse kwigisha abantu mbabwira ko no mu kazi Imana izamura umuntu ukora. Waricaye upfumbata amaguru n'amaboko, wanga guhaguruka ngo ukore. Wanga gukora akazi neza, wanga gukora umurimo w'Imana. Ukwirirwa uririmba ngo utegereje kuzatabarwa. Ntabwo mbizi. Iki gitondo ijambo ry'Imana rikugezeho rikubwira ngo imirimo dukora Imana iribukwa tukiriho kandi tutakinariho. Imana irayibuka, tukiriho kandi tutakinariho, Imana izakomeza kuyibuka. Imana ikeneye abantu bakora bakunda umurimo izamura mu kazi, ikeneye abantu bakora bakunda umurimo izamura mu murimo wayo. Mbese uri ku rutonde rw'abantu bafite imirimo cyangwa wicaranye izina gusa? Umuntu udakora utagira imirimo ameze nk'umuntu wafunguje account muri banki ariko akaba atajya yibitsaho, iriho ubusa. Muri iki gitondo numvise nagusengera kugira ngo Imana igutabare nk'uko yatabaye Dorcas. Muri iki gitondo numvise nagusengera kugira ngo Imana ikurinde kuzakorwa n'isoni nk'uko dusomye ijambo ryayo ritubwira ngo aje kugororera umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze mu Byashuwe 22:12. Bamaso dufatanye gusenga Imana, tubwire Imana ngo yibuke imirimo dukora. Tubwire Imana ngo twibutse ubwenge bwo kuvumbura no gutekereza imirimo twakora. Ese uzi ko no gukoropa ku rusengero ari umurimo ukomeye? Ese uzi ko guca ku muntu yicaye mu kagare adashobora kugira icyo akora na kimwe ukamuganiriza ukagira icyo umuha ari umurimo ukomeye? Ese uzi ko guhamagara abantu ukamenya amakuru yabo? Uzi ko gusengera abantu ku buryo buri virtual cyangwa buri live, gusengera abantu ari umurimo ukomeye? Ese uzi ko gutaha ubukwe no gufasha abantu mu birori nk'ibyo ari umurimo ukomeye no gutwerera? Ese uzi ko gukora bituma umuntu arama Imana ikamukunda akaba inshuti nijoro? Uzi ko insengero zubakwa twubaka Imana izatwibuka? Fatanya nanjye dusenga Imana kubwira ijambo, tubwire Imana ngo itwibuke, yite ku mirimo yacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, dusenze muri iki gitondo kugira ngo uhagacire imirimo y'amaboko yacu ndetse n'intoke zacu. Sengeye abantu kugira ngo wibutse gukunda umurimo wawe, wibutse gukundana, wibutse gukunda abakene, bakunda abapfakazi, bite ku mfubyi. Ibikorwa by'urukundo wongere kubitwibutsa, kandi uduhe kugukiranukira, dukora imirimo yo gukiranuka kugira ngo izatubere urwibutso imbere yawe. Sengeye umuntu wese wumvise iri jambo akumva rimukoze ku mutima kugira ngo umushoboze gukora imirimo myiza, kugira ngo umushoboze kugutunganira no kugukiranukira. Yesu Kristo, turi mu isi, turi mu gihugu, turi mu buzima, turi mu bihugu bitandukanye, aho abantu bamwe bashobora kwicara bakibagirwa ko gukora ari umurunga wo gutera imbere. Kangura abantu baho bigishe gukora, bacuruza ubigishe gukora, bavugurura imicururize yabo, bakorera leta ubigishe gukora, bivugurure serivisi zitandukanye, abikorera, abafite akazi babonaga ntacyo kamaze, wongere wibutse ko umuntu uzamurwa nawe agatera imbere ari uwakoze. Turagushimiye, babarira abantu ibyaha n'intege nke bagiyemo bigatuma badakora, babuze urukundo rugakonja, wongere ubagarukeho. Muri iki gitondo imbaraga zawe nizigere kuri buri muntu kandi zimuvugurure mu buryo bwose, mu nguni zose. Abantu bongere bakunda umurimo wawe, abantu bongere bakunde kwera no gukiranuka, bakora imirimo batunganye. Dorcas yongere abera abantu urugero, ijambo ryo mu Byashuwe byongere ribera abantu urugero rwo gukora, rwo kwita ku murimo, rwo kugira urukundo, rwo kwita ku nshingano. Abantu bataye ingo, abantu banze abo bashakanye, Uwiteka Mana ndasenze kugira ngo ugarure urukundo mu ngo. Iyo umuntu akorera urugo rwe abagukorera, iyo umuntu yita ku bana be abagukorera, umuntu yita ku bashakanye abagukorera,
ibi ni wowe wo kubitwibutsa. ongera ubyibutsa abantu guca bugufi, abantu bongere bihane, babane mu rukundo. tanga imbaraga n'ubuzima bw'umwuka n'ubwenge bwo gutekereza ku kazi no ku nshingano. icyubahiro n'ikibi cya none n'iteka ryose. Yesu urakoze, amen. Imana nibaha umugisha kandi mukomeze kubaka imirimo myiza, muzahemberwa mugeze mu bwami bwo mu ijuru no mu isi. Imana ikagiye ibibukira, ikabaha imigisha ibiri, kubateza imbere no kubazamura mu ntera, kandi ikabaha kurama, mukazabona abuzukuru n'abuzukuruza, mugashyingiza, ikabarindira n'imiryango n'igihugu n'itorero. Amen. Murakoze. twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abe mu bihe bya mbere. ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe nidukingira twiringiye Yesu. kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza